nararushye buriya nkubaza mbaza nyuma y'ibyo Keza avuze urumva ko ari rumazi zenguruka mu Kigali rumazi zuko ngo wabigizemo nizo nagarizo Keza abivuze agari ibintu byoroshye iyo ubona n'urugero umuntu utazi utarabona ubonye abariyo nkina mani nuko nanjye mfite ibi audio nk'ubu hari audio twigeze kuri coding umugabo Keza yigeze gushaka gutangamo ngo muyango passe uri kumva God damn it. no Keza kazajya ahora ahoza uwo mugabo kunyeke amubaza ngo nase ngo muyango ngo mwahuye ngo mwabikoze ngo mwahuye nyine Keza ubona ushaka kumutega imitego buri gihe nyine ushaka izo audio nazo mana yanjye mbanza nyuma y'ibi ngibi reka twumve icyo muyanga bivugaho ariko ubundi mwamaye na ya record nigeze kuri code gacyaje turi guhamagara ari kumbwira umugore ubundi kimenyi niwe kimenyi ni uri inyuma y'ibi bintu byose mureke guca ku ruhande muvuga ngo ibingi oya wenyine kandi nako nani wowe Godfather urabizi kuko kimenyi nawe aravuga shu sibyo kandi Keza nawe kimenyi muraganira sibyo Kimenyi agira umunwa icecekere Dekati buretse mbabarira w'imvugo Kimenyi agira umunwa munini cyane Keza twaraganiye ugera ahantu urambwira ngo Kimenyi mwaraganira mu byukuri nge numvaga yuko wowe uri kuri kote uko warambwiye ati nge ni kenshi nagiye mbwira Kimenyi iti wasubiye mu rugo mukaganira mukiyunga niki sibyo siko twari turi kuganira ariko wibuke ko buretse hanyuma urambwira ati Kimenyi ngewe Bria twaraganiriye ambwira ko muyango yamunaniye ambwira ibintu byinshi ugera naho ngaho uranambwira ati bazi umuntu w'umugabo nyine uzukanganiriza akambwira ko ahindukiza umugore we ngo ahindukire nabyemere ndakubwirana ariko Kimenyi nawe nimba yicara akaba yafata ibintu byo mu rugo hagati hold on Dekati wamba bari utongera kukaza kuko uzagaragaza mu bwonko buretse gatoya Bria Kimenyi yabwiye uno mukobwa yuko uretse mani nawe wishire mu mwanya wa muyango bro sibyo turi kuganira twese turashaka ibi bintu birangire mureke guca hirya ngo didi ngo nde oya kuko ibi butiku ntago bwazapfa burangiye muvugisha Kimenyi yageze ahantu ahindukiza umugore akanga ikibazo buretse nge ndi gukubwira nge se ndakubenge nose nge urabona nge mfite umwanya wo kuza kuvuga hanga simwe mwabizanye simwe muri murangoroga simwe muri muravuga ngo ni nge wasenyeye muyango we warwana we oya nyine bavuze ngo biravugwa yuko ngo wabigizemo uruhare ndakuyamye w'insaza Dekati bavuga ngo wabigizemo uruhare ngo mwararanaga ngo mukabari mugatahana mu rugo none se tutarara mu kabari ko tuba turi gushaka amafu wececekere wumve nge Keza reka twaravuganye iyo Keza kereka Imana ibabari yibera kubwiye ngo ahindukizaga ngo madama akagwindukira buretse wumve sibyo Keza ariko Keza nge tuganira twari turi gushaka ikintu cyatuma muyango na Yves biyunga icyo gihe ngine na Keza turi kuvugana kuko abantu nyine bajyaga baza bakabwira muyango kuko ndabyibuka ko hari umunsi umwe twari turi kuri piripiri umuntu araza aravuga ati rero reka nye mbabwize ukuri mwishakira ikibazo aho kitari ikibazo ni Keza ntago abashaka yuko muyango na Yves bakora iki babana abari mu gutwi kwa Yves ndabyibuka muyanga muhamagara amubwira ati kubera iki ubu uri kugenda umvuga ibintu bitari byo yego pe kubera ko abantu bambana ndara mu kabari babona yuko ari ngewe mubi ariko nawe ntago uri umwana mwiza ko umvuga ibintu bitari byo amubwira no kuri Keza n'iki ndabyuka twari twicecekeye turi kuvugana na mushiki wa Kimenyi nari nicaye aho ngaho telefone ndaguspika uri kumva Kimenyi aravuga ati ngewe Keza naramubrotse ahantu hose ati nge Keza naramubrotse ahantu hose kuko aguma anzanira ibintu byinshi avuga ibintu byinshi ngira ibintu byinshi ngacanganyikirwa rero naramubrotse ahantu hose uri kumva ngewe Keza turi kuvugana Keza arambwira ati Bria nyine yigenda na muyango sishyashya na Yves kandi nawe sishyashya ariko ngewe iyo nganira na Yves ndi kumusaba ni Yves wasubiye mu rugo wenda ibyo bibazo byose mufitanye mukabikemurira mu rugo uri kumva Yves akazanyira akakubwira ibya muyango akakubwira muyango akamumanuka akakubwira ibyo mu rugo hagati ndabyibuka tukiri kuvugana ko ngiye na Keza twavuganye hafi isaha hafi n'igice ndakubwira ni ariko koko Keza niba koko Yves ari inshuti yawe umuntu w'umugabo warongoye agashingirwa akakora kwidrapa agakora mariage akajya mu rugo nimba yakifata akaza akakuganiriza ibintu byo hagati mu nzu gutya mu buriri ahantu abantu barara ari babiri
akaza akabikubwira uko kuntu yabikubwiye yanabiganiriza n'undi yanabibwira n'undi kandi umuntu w'umugabo nawe Keza nta muntu n'umwe ntazibana zidakomanya amahembe abantu barashwana umuntu n'umugabo murarana mu nzu mugira ibyo mupfa mukabipfa ariko reka mbwiza ukuri hari ikintu bita ibanga hari ukugirira umuntu ibanga bitewe nuko wenda mufitanye n'ubundi buzima mwahuriyemo sibyo rero niba Yves aza akabwira ibintu Keza yakongera gukubitana na Muyango ahubwo ibyo bavuganye we agakubita akavuga ko Keza nawe hari ibindi yamubwiye uwo ni umuntu w'umugabo w'umwizerwa ni umugabo abantu bose umugore wari bugemere ko yamubwije ukuri na Keza aramwemera ko yamubwije ukuri nka best friend wiwe uri kumva ahubwo wenda nuko ahubwo Yves we yaza akavuga ati ikibazo nanga Brian ngo yagize gute ariko Brian nararushye Brian nkubaze mbaza nyuma y'ibyo Keza avuze urumva ko ari rumors zizenguruka mu Kigali rumors z'uko ngo wabigizemo nizo nagarizo Keza abivuze oya ngewe nta oya reka nkubwire ka Muyango ngewe dukorana mu cyumweru dukorana mu kabiri dukorana ku wa kane dukorana no ku wa gatandatu ngewe Muyango nshaka ko kwibariza sibyo uretse nyine mbanze nsubize kati nawe urambaza kuko ngewe iyo record reka nze nyishaka ndabizi neza yuko ntari buyibure ndayizana nyi play inganga nubwo ifite umwanya munini ariko ntari ibyo twavugiyemo ibyo ikibazo ngewe nababwiye ngo Yves uza akakubwira we nka best friend kandi reka uretse narasubiza de kati reka nkubwize ukuri ke ufite umugabo mwabanye mwasezeranye mu nzu sibyo ukabona wenda n'inshuti ya runaka baraganira uwo mugabo icyo utamenya aha buriya abantu bakundana cyangwa se abantu babanye aho biyungira no mu buriri bahiyungira bakongera bakakugira injajwa ni urugero ndi kugwa kandi ibyo ni ibintu bikunda kubaho kenshi sibyo bakongera bakagira umuntu injajwa nanone umuntu akongera akazenguruka akongera akaza mukavuga iyo umuntu agiye akavuga ati ngewe Keza naramubrotse ahantu hose nta kintu muvugana nawe ni ukubera yuko babona ko wateje wenda icyo kibazo habaye icyo kibazo cy'uko buriya ngewe urabizi ndagukunda kandi nanjye urankunda ndabizi ariyo mpamvu nshaka yuko usobanura abanyarwanda babyumve neza ibi bintu tutabiciye ku ruhande izi rumors nubwo uvuze wenda ngo yabinyumviyeho ndabizi ko n'abantu muri comment benshi bajya babyandika n'ibiki byose before even we talk about this buriya this is the time to clear your name mbere ko n'umukobwa wenda sinzi ibyo ashaka kukubaza sinzi wenda niyumva ntakibajije ntakikubaza abazi ibindi wambabariye nkamubaza ijambo rimwe de okay ngamubaza nta kibazo buriya twaraganiriye sibyo umeze nk'abayitsikamiye twari tugamije cyari ukugira ngo abantu biyunge rwose pe rwose sibyo kandi ibyo nakuvugishije ntago nigeze mbikora ari ugusinicinga naganiriza Yves kuko wibuke waravuze ati nsabira Yves nge ntituvugana basi buryo twavugana tugakemura ibibazo sibyo naragiye nganiriza Yves ambwira ko ibyo yambwiye narabigusubije rero ubwo wowe ibintu uri kuvuga sibyo muri aka kanya buri wese hano Brian sibyo tuvugishije ukuri buri wese hano agomba guklininga izina rye kandi mu buryo bwiza nta muntu abeshyeye nta muntu agonze nta muntu agize ati nuko rero wavuze ngo ibintu ngo nabyumvanye ngo mbyumvanye none ngo Dekati n'ibiki uri kunyumva neza ntago mvuze ngo mbyumvanye Dekati mvuze wowe ngewe ngo mbyumvanye Dekati ngo ibyo ngavuze uranyumva ngewe nta kibazo mba mfite ibintu byinshi cyane bwana kumanisha ngewe ndagira nkubwire ko ntuzi nanjye ho nakuye ibyo bintu ntuzi iki sibyo nagira ngo wenda wabikuye kuri Yves kuko ari we best wawe wenda we abikuye sindi bukubwira ngo nabikuye kuri uyu nguyu sibyo sindi kubwira nabikuye kuri uyu nguyu Brian sibyo ariko ntaguzi ikintu cyabaye hagati ya hariya ngiye nawe tuganira cyatumye udahura nande nakimenye ngo twunge kimenye Muyango nakimwe uranyumva neza gusa icyo nagiye nkubwire cyo ibyo ngibyo muri gushaka nge okay nago uri gushaka kunzanamo yenda abantu datuvuge ko ari abantu sibyo bari gushaka kunzanamo nanjye ndi gukubwiza ukuri ko nanjye tubyitenga ibihuha kuko ngewe ntago ibyo bintu biba mpari sibyo bivugwa yuko wowe uri mu ruhare rurimo kuba batandukana uri kunyumva kuba rero uri kumbwira ngo cyagiye ntabwo twabiganiriye hano hari ijambo uvuze ngo ibyo ngo guhindukirira ngo umugabo ngo ibiki sibyo none se umugore rindira nkubaze warabimbwiye ntiwabimbwiye tuvuge ko twabiganiriye reka ngiye nkubaze oya we warabimbwiye
Godfather oya ceceka wimbwira wewe warabimbwiye cyangwa ntabwo wabimbwiye reka kugira dukemura ibibazo narabikubwiye noneho reka nkubaza oya wivuga ngo dukemura ibibazo keza narabikubwiye kuko twe turi gushaka gukemura ikibazo kandi icyo kibazo ni ikibazo gikomeye nimba umugore w'umuntu atamuhindukirira ni ikibazo gikomeye kandi umugabo we niwe waje arabikwibwira wimbwira ngo umugabo we niwe waje arabimbwira njye ndashaka kubaza aho ngaho ikibazo simbikwemereye ko nabikubwiye ntabwo washakaga ngo dukemure ikibazo cy'abo bantu rwose sibyo none nimba umugore Brian adendukira mureke gukoresha ikinyarwanda uretse gato none uretse gato wivuga ngo niba musasi inzobe kuko byaba ari ikibazo inzobe sheri sobana naga muri niba kugeza amasaha tumenye ibikorerwa mu buriri tukamenya ko muyamba yamwimye igituba amezi okay nimba nta kintu amumarira mu buriri sibyo Brian icyo kintu ni ikibazo cyangwa si ikibazo ni ikibazo gikomeye ndetse naranabikubwiye ngo ni ikibazo cyane ndetse keza wabwiwe n'iki ko muyangwa wimbaza aho ibyo nabwiwe n'iki nimba ibyo bintu none se keza niba baramubwiye yagombaga kureka ibyo Brian avuga nibyo ashaka ko yarabyumvishije mu magambo narabyumvishije wimbaza rero ngo ibi ni narabyumvishe kandi uwumva ibyo bintu atari byo wazamburanye nta kibazo yego uranyumva rero Brian ngiye nkuko nawe twashaka gukemura ikibazo cy'inshuti zacu none se keza udashaka kwigira indyarya keza udashaka kwigira indyarya uwo mugabo udashaka connecting impamvu cyemo Brian muri ibi bintu keza umugabo w'umugore ukubohokera akakubwira ngo umugore wanjye aranyima agwa kwisanzura ati Haleluya. Mfite abagore benshi bambwira ngo baranye mu ntabwo nigeze ari kimenyi wabimbwiye uranyumva ntabwo nigeze mubwira ko ari kimenyi wabimbwiye mu buriri bwa Muyango na Kimenyi we ninde ubwo nyine hari uhari oya keza wica ku ruhande wica ku mpande mani zasizobe none se ngiye muri kugira ngo reka nkubaze ikibazo kimwe sibyo mbere umva nkubwire keza nkuko twari twatangiye tuvuga ngo kunga abantu rero wijya guca ku ruhande ngo nago none se nyine ntitwabunze ntibyashobotse banza wumve banza nyine wumve wowe vuga ngo wijya kuvuga ngo ni kuko wambwiye umbwira straight urambwira ati tinya Bria utinya ahantu umuntu w'umugabo ababara akakubwira ababaye mu mutima ati tinya ko bigeze kuri level nshobora kubwira umugore wanjye ngo namindukire wese kuri kujya ngo bica ku ruhande numiwe Katonda wange biragoye agari ibintu byoroshye iyo ubona n'urugero umuntu utazi utarabona ubonye bwa mbere akajya kuri kamera akagufataho ijambo at the end of the day ntabwo ndi intungane ariko byibuza bubahe ko ndi umubyeyi ibyo bavuga cyangwa ibyo bumvishe ntabwo ari byo nta nubwo bizigera bibaho banyatake nka Muyango yego ariko bubahe papa w'umwana wanjye